kumenya urugendo uko byagenze kugira ngo urugendo natwe ntabwo tuzi kuko polisi niyo igomba kubivuga uko byagenze kandi nta kiratangaza. Niyo mpamvu speculation zose zajya kuri social media ntaho zihuriye n'ukuri nani. Gufata ibintu kubishyira hariya ariko nta fact ntaki. Ariko kubaho ibyabaye byarabaye, kuba byarabaye ariko nta kindi turamenya kugeza na n'ubu. Polisi iracyegeranya ibimenyetso. Nta kindi muri make. Nta kindi. Muravukana mu nda? Ndamukurikira. Ihangane. Ibyo wansabye gukora nabikoze, ntabwo nabisobanukiwe ibyo wansabye gukora nabikoze, kuko urukumva twebwe nk'abantu urumva mu kubreaking iriya nkuru ni breaking, so urukumva narabimenye. Icyo ngiye ibintu nk'ibi ngibi bibaye, icyo nkora ngiyewe inkuru nuko nyishyira hanze, kandi mu kuyishyira hanze ntabwo ari uko umuntu aba yishimiye ibyago byabaye, ariko ni ikintu kiba cyabaye muri community y'Abanyarwanda, so ngiye bagomba kubitangaza. Icyo nkora ncekinga niba icyo kintu mu by'ukuri cyabaye, niyo mpamvu manza guhamagara abantu bari kuri tele, ariko ntabwo ari ugushaka gucuruza. Ntabwo ngiye ngira ibintu, ntabwo ngira ama YouTube ama YouTube we nabona zicuruza, ariko ngiye nkora inkuru niba ari ku breaking inkuru breaking, ariko nta kindi. Ndabizi nari nsanzwe nkukurikirana ibintu bibabaza mu gihe nk'iki ngiki, noneho umuntu aba akeneye privacy y'umuryango, privacy yo kubanza kumuninga umuntu we, no kuba nyine yabasha kubanza no kudigera ibintu ari kumva no kubibona ubwabyo byonyine byose biba biri heavy. So kubibona rero biragoye muri make. Reka mubwire ngo mukomeze kwihangana, ariko nk'inkuru nkiriya kuyivuga kuriya, mwumve ko no kumva turi kubivuga ntimwumve ko hari ni ibintu bitoroshye kwakira. ngira ngo warabyumvishe n'abantu bari hariya badusobanurira, so tuba tugomba kugira especially n'abantu batuyara bakabimenya, ariko nuko kwihanganisha nta kintu nakubwira. Pole sana. Tuba tugomba gukomeza abantu, ntabwo ari uko ari inkuru, ariko ibi ngibi nta nubwo tuba twebwe nkatwe we have to speak about this. Tugomba kubivugaho, wenda famille bishaka kugira ngo biceceke, ariko ntabwo ariko bimeze. Twebwe tuvuga inkuru za community, iyo bigeze muri community we speak out kugira ngo isi n'abantu bamenye uko bimeze. That's why tubivuga.